ihirwe ngo mubahizi somu kumuguramye somu amahitamo yaje niko bigenda yo niko bigenda ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu mana urabeho nyampinga urabeho shenge usanze uwagukunze imana yagukwitiyemo nguza mukunde nawe agukunde maze azajya gutashya umwicaranye ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu tugushimiye uyu mwanya duhaye kugira ngo tube turi mu nzu yawe kandi ni umwanya mwiza wo kuramya no kuguhimbaza kubw'imirimo itangaje wakoze. Tugushimiye aba bose wararitse muri iki gicamunsi tukaba duhuriye mu nzu yawe kugira ngo twizihize ibirori. Wakoze kubana na buri wese mu nzira yanyuzemo kandi twiringiye tudashidikanya kurabana natwe. Fasha abageni bacu, fashe abana bari bubatizwe, fashe buri wese mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Mukuru wa Kristo hano nagusuhuze na madamu niyo bari. Haleluya. Amen. Aba rero nibo batwicaje hano bagiye gutanga ubuhamya imbere y'Imana yuko ari umuryango kandi ko bazatandukanywa n'urupfu. Ubwo rero turakomeza kubasengera kugira ngo Imana ibagirire neza kandi ibe mu bukwe bwacu. Reka nsabe noneho abarabatizwa baze hano imbere tangire gahunda yo kubatiza yo gusenga. Twemeze nakoze cyane bakundwa cyane. Tuzi yuko abantu bavukana kamere ikunda gukora ibyaha kandi kukibyarwa n'umubiri na cyari umubiri kandi ko batwarwa na kamere iyo badashobora kunezeza Imana. Kristo yavuze ati umuntu utabyawe bwa kabiri n'amazi n'umwuka abasha kubona ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbinginga gusaba Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kugira ngo ihe aba bantu uyu mwana n'aba bantu bakuru ibyo batabasha guheshwa. Kera wishije nabona mu rugo rw'inkuge urabarokora ibicwa n'amazi, hanyuma washoreye abantu bawe Abisirayeli bacisha mu nyanja itukura iyo yasuraga kubatiza kwawe kwera. Kandi ubwo umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo yabatizwaga mu ruzi Yorodani yejeje amazi ngo abe icyitegererezo cyo gukuraho ibyaha. Nuko none turakwinginga ngo kubw'imbabazi zawe zitagira akagero urebane imbabazi zawe
kane dukomeze bageza ku murongo wa 29. Igice cy'ijambo ry'Imana tugiye gusomerwa barisanga muri Matayo igice ni cya 7 turahera ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Naherera mu ruhande rw'isezerano rishya abahabonye reka dutangire dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Murongo wa 24, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware hasi n'abanditsi babo. Bakristo bavandimwe, mwakira igice cy'ijambo ry'Imana. kandi akabigenderamo. Naho umupfapfa agereranywa n'umuntu utaramenya Imana, utubaha Imana, wumva ijambo ry'Imana ariko ntarikurikize. Hanyuma rero nk'uko izi nzu ari ebyiri, inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi, n'imiterere y'izo nzu yari itandukanye bitewe n'aho yubatse. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, mutekereza ko ari amagambo yande ya Yesu, akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, ntayakurikize, ntayagenderemo, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, irangije iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kubi cyane. Ayo magambo murayumvise? N'aha ngaha turimo kubaka urugo rw'abageni bacu baje gusezerana uyu munsi, ariko turabifuriza ngo urugo rwabo rwubakwe ku rutare. Ziriya nzu uko ari ebyiri zifite ibintu zihuriyeho, ariko zikagira n'icyo zitandukaniyeho. Icyo ziriya nzu zari zitandukaniyeho ni kimwe gusa, ni fondasiyo. Aho zari zubatse niho hari hatandukanye. Imwe hari ku rutare, indi ari ku musenyi. Ariko ibintu zahuye nabyo byose birahwanye. Imvura yaguye kuri izo nzu zombi, sibyo? Hanyuma iyo mvura imaze kugwa, imivu iratemba. Ikindi twabonye cyabonetsemo n'iki? Ni umuyaga. Umuyaga urahuha, umuyaga, imivu, n'imvura iri kugwa, byose byikubita kuri ya nzu yo ku rutare, ariko gukomeza guhagarara. Ubu rero muri kino gihe mfite impungenge y'uko icyo nashakaga kubigisha mutaracyumva. Muri kino gihe abantu basigaye batekereza ukuntu gutandukanye. Umukecuru bagiye kumutembereza muri parike, abana be bakire bakubita mu modoka, bamwereke inzovu, bamwereka intare. Hanyuma bageze mu rugo bati mama wabonye iki? Ati dore iki dore iki. Ubu rero namwe mushobora kuba mutari kumva ibyo ari kubigisha, ahubwo muri kumva ibindi. Ari bazi baravuga ngo yabonye intare, nawe ngo dore ko izumye we, ko izabuza abazitoragura. Buriya
buriya imvura irimo kugwa ku rugo rw'iwawe niyo iri kugwa no kugwa abandi. Imivu iri kuza ikikubita ku nzu yawe, bamwe bakirukira mu rukiko, buriya ihwanye n'imivu iri kwikubita iwanjye. Umuyaga uri guhuha mu rugo rwawe kuri ya nzu yawe wubatse, nta niwo umuyaga uri guhuha ku zindi ngo z'Abanyarwanda. Ariko amazu menshi kugwa kwayo kuri kuba kunini bitewe n'uko bubatse ku musenyi. Abana bakazerera mu muhanda babuze ubitaho, umugabo ni inzererezi n'umugore ni inzererezi, umuyaga, imifu, imvura yarabatatanyije, kugwa kw'inzu yabo kwabaye kunini. Ariko ngo kuko wumva amagambo ya Yesu ngo akayakomeza, ngo ni nk'umunyabwenge wubatse ku rutare, amagambo akaza, amazina akaza, bakazarusenya bakaza, ariko inzu igakomeza igahagarara. Haleluya! Amatiku akaza, abantu bagahaguruka bakarwana, amadeni akaza, inzara ikaza, ariko inzu igakomeza igahagarara kuko yubatse hehe? None wowe uri hano muri buno bukwe waje gutaha ubukwe bw'abageni, ubundi reka abageni twe tubihoreye, ubundi wowe urugo rwawe rwubatse ni ku musenyi, ni ku rutare. Aho wavuga n'uburenganzira bwawe hitamwo aho ushaka, wenda horoheye ururimi, ariko imvura izaza n'imivu izaza n'umuyaga uzaza, tuzabona aho yubatse. Ibyo se hari uwabizi? Wowe wubatse ugasondeka ugashyira ku musenyi, ni akazi kawe. Urukwibwira se ngo inzu izishira? Ntabwo izishira, umuyaga uzaza, imvura izaza. Kugwa ni kuba kunini, abantu bazaza bifate ku munwa gusa bati bati murebe rwaro, murebe yanzu, mbega ukaba ukubabona bagenda gusa, naho ni ku musenyi bubatse. Kugwa kw'inzu ntawaguhisha. Ushaka uyu munsi wahitamo ugasiza ikibanza ku rutare, ariko Kristo Yesu ukubakira ku ijambo rye, ibyo akubwira ukabikurikiza. Niyo Bibiliya ivuga ngo ntukabeshe, mureke kubeshanya kandi mwubakanye. Haleluya! Amen. Niyo Bibiliya ivuga ngo ntukibe, wifashe umugabo wawe kwiba, wifashe umugore wawe kwiba, kuko muri kubaka ku musenyi. Umunsi bamufashe bakamufunga, kugwa kurwo rugo kuzaba kunini, azajya gufungurwa warashatse undi. Murakoze. Kadusenge. Mana, tugushimiye kugira neza, tugushimiye yuko ari wowe Mana nyamana, kandi ari wowe dushaka kubakaho. Turashaka kubaka kuri wowe kuko ni wowe rutare. Reka amagambo twumva buri munsi tuyubakireho, adukomeze, kugira ngo uyu munyabwenge wubatse inzu ku rutare byagaragaye yuko afite ubwenge, bitewe n'uko ibigeragezo n'ibibazo byose byikubise ku nzu ye igasigara ihagaze. Reka ingo z'Abakristo zikomeze guhagarara kuko ari wowe wubakiyeho. Turinde kwishushanya no kwiyoberanya, uturinde ibyaha kuko ari byo bizana umuvumo, bigatuma amazu yacu agira ibibazo. Reka wemerere abo bageni baje gusezerana uyu munsi kugira ngo bahe umugisha kandi ugendane nabo. Ubwo urugo rwabo bagiye kurwubakira ku ijambo ryawe, kandi bakaba bemeye kuza mu nzu yawe bagatanga ubuhamya yuko ari Abakristo kandi bagiye kubaka urugo rwa Kristo. Reka nawe ubane nabo mu rugo rwawe. Icyubahiro kibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Aha. Dekorera ukuntu iteraniro riri kubareba imbabazi nk'uko ndabikunda. Ubu bari kubona ari nk'akagenda ikiri gato kabususuruka karagenda, bari kugira ngo ntabwo yari barakomeye. Abageni ni beza. Haleluya. Abageni ni beza. Niyo mpamvu bivuga ngo uko mubona igishushanyo ikiyo cy'uko uyu munsi no mu ijuru bimeze. Kristo niwe mukwe, itorero ni umugeni. Niyo mpamvu ntawe udafitiye amatsiko umugeni. Mwari usanzwe muririmba, usanzwe muri Kristo ya Musanze, ariko abantu bahagaze ku mbonda, abandi muri ibiti bari kureba. Iki rero nicyo kikwereka ngo iyo umuntu yahinduye amateka cyangwa se Imana imuhinduye
atangira kumuyobera nawe ubu hari umuntu wari waratekereje ati kuzigera wambaye impeta ugiye kuyambara mu izina rya Yesu. ubu mugiye gusezerana ko muzatandukanywa n'urupfu ubu ni mirere na mirere kuko mugiye kubyihagiriza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Uri Imana yari ibizi ko mwashingiwe ariko yari ibizi ko mwashingiwe ariko kutubarira amategeko y'umusengero. Imana yabagoraga nk'abantu bubatse kuko Imana yo ni Imana izi ko mwubatse ariko yavugaga ngo n'amasezerano imbere yanjye ntabwo batanze ubuhamya ko bazatandukanywa n'urupfu. ubu mwashoboraga gutandukanywa n'akazi mwakavuga ati wowe umukene njye mbaye umukene njye gushaka ko turi ku kigero kimwe ariko ubu mugiye gutanga ubuhamya ko muzatandukanywa n'urupfu. Imana rero ibagirire neza, mwakoze kumvira Imana, mwakoze kwemerera Imana, niyo mpamvu natwe twaje ngo duheshe umugisha uru rugo. Hanyuma tugiye gushingira aba bageni bacu kandi niturangiza kubashingira turabaha n'ibyangombwa byerekana ko bashingiwe kugira ngo aho bizaba ngombwa ko babibazwa bazabyerekane kandi turabashingira umuhamagariye. Reka rero dutangire guhugura aba bageni. Imana Jean Damascene na Ayinkamiye Angelique. Mugiye kubapepeza ibiganza by'ibumoso, mubapepeza ibiganza by'ibumoso kuko nitujya no gutahamura abapepeza ibiganza by'ibumoso maze kureba niba hari impinduka zihari. Ikiganza cy'ibumoso ni ikihe? Maze mukizamure turebe. Aha ho bapepe. Rero bari kubabwira ngo niba hari umugore cyangwa umukobwa wari uri kwibonekeza imbere ya Damascene bari kuvuga ati hari igihe ndakura muri Angelique ati ko batari basezerana no mu rusengero si atereka no mu matera no mu mategeko barasinyora kate ubwo arakubwiye ngo bayi ubu hari umusore wari widundaga imbere ya Angelique akavuga ati kandi kuramo seti ati namwe gukana zamuka bagakanura amaso nawe arakubwiye ngo kugira amafira kugeza ngaho nimuhindukire hano hanyuma dukomeze na gahunda. Murakoze gusezera kuri ruriya rubyiruko na bariya abagabo n'abagore bifuza bakundwa cyane duteraniye hano imbere y'Imana n'imbere y'ibiterane gufatanishije umugabo Damascene n'uyu mugeni Angelique gushingirwa kwera umubano w'icyubahiro wategetswe n'Imana abantu batarakora icyaha werekana gufatana kwa Kristo n'itorero rye ryo mu buryo bw'umwuka. uwo mubano wera Kristo yawushimishije awubahisha kubayo kwe ubwo yatahaga ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya agakorerayo igitangaza cye cya mbere kandi Pawulo yawushinje ko ari uwo kubahwa n'abantu bose. Nicyo gitumye ari nta muntu ukwiriye kubikora abiturukiye cyangwa atigiriye inama cyangwa bitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira zigenza, ahubwo ariko yitonze yigirira inama neza yirinda yubaha Imana kandi atekereza icyatumye umubano wera utegeka. Icya mbere uyu mubano wera wategekewe kubyara abana ngo batozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Icya kabiri uyu mubano wera wategekewe kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi ahubwo bashingiranwe bahora n'ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Icya gatatu wategekewe kugira ngo bombi babane bafatanije bamarane imibabaro nk'uko bibakwiriye kugirirana bari mu mahoro cyangwa mu byago. Nuko aba bantu bombi Damascene na Angelique basabwe no gufatanwa n'uko gushingiranwa kwera. Nicyo gitumye niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yababuza gufatanwa hamwe akwiriye kuyivuga nonaha. Hari uri muri iteraniro ubona ubu bukwe budakwiriye kugira ngo abantu bafatanywe mu buryo Imana yemera, niyanga kwivuga uhereye ubu ahora acecetse kugeza iteka ryose.
ndabahugura mwembi. Reka nsabira Marene aje inyuma y'umukobwa we na Pare aje inyuma y'umuhungu umusore yabyaye muri batisimu. Noneho ubu ngubu nabasaba ngo mumufashe ururabo uyu mugeni ashurwa. Niba hari umwe uzi impamvu ibabuza gufatanywa nk'uko amategeko yemera, ntabivuge nonaha, kuko mukwiriye kumenya neza yuko abafatanijwe mu buryo ijambo ry'Imana ritemera bataba bafatanijwe n'Imana, kandi gushingirwa kwabo kuba kunyuranye n'amategeko. None Damascene niwe yatangirira, hari impamvu ufite yakubuza gushyingirana na Angelique? Aha, Angelique, hari impamvu ufite yakubuza gushyingirana na Damascene? Mukomere Imana mu mashyi. Mutere intambwe mwigire hano imbere, kandagira ku mukeka ariko niwe twawusasiye. Kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye, uzareka abandi bagore bose ubane nabo wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Akoze. Angelique, wemeye ko umugabo Damascene cyangwa umugabo wawe mushyingiranwe ngo mubane umubano wera washyingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana, uzajya umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nabo wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Mutange kumugaragara. Wakoze cyane kugutinda gutanze mu izina rya Data wa twese. Ndamutanze mu izina rya Data wa twese, n'iby'Umwana, n'iby'Umwana, n'iby'Umwuka wera, n'iby'Umwuka wera. Amen. Amen. Reka niko musabira rero, ubwo rero Damascene umure kwemera. Ariko fatiraho, ubwo wowe uyu nguyu umuhaye umugeni, nuko uzamushorera kwa nawe ukajya kumwicaza ukabwira uti wamuhaye umugeni azamusenyere, wakoze umurimo wawe usohoje, ahasigaye bazakurera kandi. Hanyuma rero tugiye mu ndahiro. Turatangira kuri Damascene. Hari indi mikoro ihari? Ndakwemeye Ayinkamye Angelique. Ndakwemeye Ayinkamye Angelique. Wowe umugore wanjye dushyingiranwe. Wowe umugore wanjye dushyingiranwe. Ngo tubane akaramata. Ngo tubane akaramata. Uhereye none. Uhereye none. Amahoro no mu byago. Amahoro no mu byago. Ubutunzi no mu bukene. Ubutunzi no mu bukene. Urwaye cyangwa uri muzima. Urwaye cyangwa uri muzima. Nzajya ngukunda. Nzajya ngukunda. Ngukuyakuya. Ngukuyakuya. Kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza. Kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza. Ukurikije itegeko ryera ry'Imana. Ukurikije itegeko ryera ry'Imana. Bikurahiye. Bikurahiye. Muri wese gukoma amashyi, hari ikintu kitagenze neza. Pare nagufashe iyo mikoro. Mufashe iyo mikoro, hanyuma we arekuye. Ukurikije ukuntu mwaberewe, ugiye kongera gusubiramo iyi ndahiro. Njyewe Ntezimana Jean Damascene. Njyewe Ntezimana Jean Damascene. Ndakwemeye Ayinkamye Angelique. Ndakwemeye Ayinkamye Angelique. Wowe umugore wanjye. Wowe umugore wanjye. Dushyingiranwe. Dushyingiranwe. Ngo tubane akaramata. Tubane akaramata. Uhereye none. Uhereye none. Mu mahoro no mu byago. Mu mahoro no mu byago. Mu butunzi no mu bukene. Mu butunzi no mu bukene. Urwaye cyangwa uri muzima. Urwaye cyangwa uri muzima. Nzajya ngukunda. Nzajya ngukunda. Ngukuyakuya. Ngukuyakuya. Kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza. Kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza. Nkurikije itegeko ryera ry'Imana. Nkurikije itegeko ryera ry'Imana. Bikurahiye ntyo. Bikurahiye ntyo. Ngaho murekurane mu kiganza. Ubwo isezerano ryawe rya mbere rirarangiye. Mugiye kongera gufatana mu kiganza rero noneho n'umudamu Marene aze hano hino amufashe nawe akurahire. Ngaho mu kiganza wakira indahiro y'umufasha wawe.
Jewe Ayinkamiye Angelique Yewe Ayinkamiye Angelique ndakwemeye Ntezimana Jean Damascene ndakwemeye Ntezimana Jean Damascene kuba umugabo wanjye dushingiranwe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya ngukunda kugusha neza nkumvira kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana mbikurahiye ryo ngaho murekurane mu kiganza. Aha ngaho ni mugiye gusura inyuma gato murebane twakomere nawe uretse gatoya mukanya tugiye kubyina Damascene uriteguye. Aha avuga uti Angelique banditse iyi mpeta urasubiramo kandi utangira kwandika impeta urutoki rwa kabiri rw'akaboko k'ibumoso. Aha Angelique banditse iyi mpeta iri he? Yego mwubahishije umubiri wanjye guhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Komera Imana mu mashariki. Marene yigire hino nawe umugeni nawe arafata impeta kugira ngo ayandike mutware we. Aha zamura ikiganza cy'ibumoso. Reka dusaba abantu bose bari gufotoza telefone bigire inyuma bose ayo mafoto yanyu murayafotora kandi tunayabona murekere abantu babiherewe uburenganzira mwe kuba bagamira ahubwo bafata amafoto mu rwibutso rw'abo bagenzi. ubutaha mwari aba bose bari gufotora uburyo bishyuza nibwo bazabona kwemererwa gufotorera mu rusengero niba uri bitanga 3,000 wafotoza telefone wafotoza karasharanye ntabwo tubyitayeho. Mwubahishije umubiri wanjye guhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Komera Imana mu mashyi. Hanyuma mugiye kuza mupfukame hano dusenge. Abantu bose turagushimira yuko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe urema ubugingo buhoraho. Nuko turakwinginze wohereze umugisha wawe abantu bawe uyu mugabo n'uyu mugore abo dusabira umugisha mu izina ryawe kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babana akabatava mu isezerano aba ariko nabo basohoze indahiro barahiye isezerano basezeranye. Iyi mpeta itanzwe kandi ikemerwa niyo kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose bakurikiza itegeko ryawe. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abo Imana iteranirije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya kuko Damascene na Angelique bahuje umutima ngo bashingirwe gushingirwa kwera kandi bagamije imbere y'Imana n'imbere yanyu bagasezerana batyo kandi babyerekanishije gutanga impeta no kuyakira kandi no gufatana mu ntoki. Nicyo gitumye mvuga nti abantu umugabo n'umugore bashingiwe bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Reka dukomeze. Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka wera ibahe umugisha ibakize kandi barinde
Uwiteka abagirire imbabazi, abarebane urukundo, abaguze n'imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo uburyo muzabana mukiri muri ubugingo buzatume mu gihe kizaza muhabwa ubugingo budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dukomeza gusenga amasengesho asoza, kandi dushima Imana ko yabahaye urubyaro, kandi ikomeze kubaha imbaraga zo kurera abana mwabyaye neza, ndetse n'ishaka no kongera abandi izaba. Kadusenge. Imana ishobora byose, mbere yaremye ba sogokuruza Adamu na Eva, irabeza ibateranisha hamwe gushingirwa, isuke kuri mwe ubuntu bwayo busesekaye, ibeze ibahungisha, kugira ngo ibyo mukoresha imibiri n'imitima yanyu binezeze, kandi mubane mukundana urukundo rwera iminsi yose muzamara mukiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. N'abageni bacu, noneho rero ikintu mugiye gukora ikintu, noneho mugiye guhindukira, sibyo? Nabara 1 2 3, uzamura ikiganza cyawe cy'ibumoso. 1 2 3. Haleluya! Ariko izi mpeta zirababereye bagenzi. Reka rero muri uyu mwanya tugezemo duhagaze gutya, dusabe korali bagiye kuturirimbira, abageni bacu nabo bari kutwakirira amaturo y'ishimwe, kandi nabifuza kuza kubareba bari kubagera imbere, ariko mbinginge ntimubahobere. abavandimwe banyu, muze
twese duhaguruke turirimbe indirimbo ya 272 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Mwamageze kuririmba bagenda gake mugende gakeya, mwe kugenda nk'abahamenyeye, ni urugo rushya, mwe kugenda nk'abahamenyeye. Abaririmbyi bo gusubira mu byicaro baguma aho bari badufasha kuririmba. Turabadufasha mu mashyi. Kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka kwirembo bari kwirembo babahe urufunguzo kugira ngo baze gukingura. Hanyuma maze muze kubitaza gake, mugende gake, mwuka byaramwe mugende gakeya, ni gakeya, 1 2 3 amashyi menshi y'umuntu. Binjire ndabasezerera igihe kitageze kuko ninjye ufite ijambo, ahubwo muze kwihangana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mwiriwe, ndashaka ngo havuge umuntu umwe ubwire mugenzi wawe mwicaranye ngo ntumvugiremo, nturi nyabinshi kandi nturi Imana. Twamaze gutanga impanuka byarateguwe, niyo mpamvu dusaba umuntu wese wahangaha kubiha agaciro. Abatarabona ibyicaro muze kwihangana muricara, kandi utaricara yihangana ugategura ibirori nawe yicaze bose. Yego, abatari bari ku rusengero, abantu bavuye ku rusengero, mu rusengero tugiye kubivuga mu minota 2 kumenyesha abatagezeyo. Nababwiye ko abo bagabo umwe yari yubatse muri Rubara, undi yari yubatse kuri Kanganwa ku musozi wa Kanganwa. Ngo maze ngo igihe izo zari zimaze kuzura haza umuhindo w'imvura, imvura iba nyinshi. Imvura imaze kuba nyinshi, uwubatse muri Rubara amazi aturuka ruguru za Nyabigoma araza agakubita ku nzu ye ngo ntibyakunda. Iyo umuntu yambaye inifomo aba afite ikirango kigaragaza ko yatojwe. Hanyuma inzu mwengiragwa ngo kandi kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini. Mubwiriza butumwa yatubwiye ngo niko abantu benshi bamera iyo batubatse kuri Kristo Yesu. Uyu mwanya rero turabatumirira muri ubukwe bw'aba bageni, kandi turababwira ngo umuntu wese uraha ngaha, aba bantu bategetswe kubaka ku rutare wahagereranya nko muri Nyarubara, niho muri Rubara abantu bose bubaka bacukuye ku mabuye, naho kuri Kanganwa ntabwo nzi niba abantu bose bashobora kuba bakubaka bacukuye. Hari umuntu atuye muri hejuru, sinzi niba yabonamo amabuye, ntabwo byamworohera. Ubwo rero umuntu wese uri muri ubu bukwe, iryo ni ijambo ryavugiwe mu nzu y'Imana, kandi umuntu wese agomba
kubaka akubaka ku rutare, urutare ruvugwa ni Kristo Yesu. Tugasenga udasiba kandi tukaba imbere y'Imana. Hanyuma reka mbasaba gukokosa mukata ab'imbere kuki mudakoma mu mashi. Urakoze mucuranzi, urakoze. Nongeye mbibutse ko ahantu muri haguzwe ikiguzi kinini. Aba bantu rero ko bahaguruka murakoma mu mashi, nimubona basetse mumenye ko bishimye mukome mu mashi, kuko nimutabikora hari igihe murasezererwa nta mpamba. Ubwo rero aba bantu ko mubona barakaye, namwe nimurakara nabo, ibi birori biri buze kubamo intambara. Reka noneho mutange karibu, mutange ikaze muri rugo, abantu bari aha bose kugira ngo bahabwe ikaze namwe. Sinzi niba turi buze gusangira mikoro rero, ntabwo buze kutworohera, mwakabaye muduha indi mikoro, uze kuduha indi mikoro kugira ngo abangaba ntabwo nasangira nabo mikoro, nshobora kwakwa umushahara wose nari niteze. Bati wayiciyeho, mbahe mikoro. Yiheze Ntezimana atange karibu muri uru rugo rwe. Abantu bicaye ku mpande ebyiri, uri buze gutanga karibu ku mpande zose. Haleluya, haleluya. Bana bagisha uraye ikaze muri urugo rwacu rushya. Imana bamugisha. Arakoze. Wabiridukana hari inyuma kuba ufitiye amatsiko, ariko se nuko bababwiye kubirinduka, mujye mubirinduka nk'inzovu, gake gake kandi mubirindukire mu buryo bwanyu. Abambarizi n'abasohora iyo bari byo babatumiye barahekenya amenyo kurusha sebuja, ariko muramuhekenya amenyo mwamutwara iki? Mukome mu mashi. Imana ishimwe cyane. Maze uhabwe icubahiro mu rugo rwawe. Arakoze gutanga ikaze ababyeyi batago. Nyakwa pastori mwasuhuza aba bantu bateraniye aha ngaha bafite amatsiko yo kumenya. Yitwa Pasiteri Dufatanye Froduwari, aba ni umupasitori wa paruwasi ya Gihora. Rero turabishimiye, tunejejwe no kubona iteraniro ringana gutya yaje kureba ubu bukwe bw'aba bana bacu. Amen. Mwakoze cyane, Imana ibagirire neza. Tunezerewe Imana yacu mu mitima yacu. Turabakiriye hano muri kanisa ya Musanze. Imana data twese bahereza umugisha. Amen. Twese kuko batwakiriye hano nk'iyi kanisa ya Musanze, nanjye nk'abantu umutware wuriya mwarimu. Birenze ibyo, Imana ibahe umugisha. Ntaweza sebuja arakaye, bataza kutaratunga inkoni hanyuma ibyago bikababaho. Murahagarara aho mugeze, mubanze musabe niba babemera kubegera. Nabo nibabyemera maze bari buze guhaguruka kugira ngo tumenye ko byemewe. Aha babahaye karibu. Maze rero abatareba ahangaha tugeze ni muri salo y'abageni, kandi barashaka kwicara abantu bari ahangaha akanyota. Niyo mpamvu bahamagaye abakurere babo cyangwa se abagaragu n'abaja kugira ngo bagire akantu basimbukana maze bicire abasaza inyota.
maze rero umuziritsi mwiza, ndavuga umuziritsi wa vino, hari ukuntu yitwara imbere ya se. Oya, urabikora neza, uzamuye ikiganza hejuru kugira ngo rubanda rwose rurebe, umenye ko mwatojwe, ko mutarerewe irya muri ya matovu yo hepfo iriya. Ntibizuza cyane, ntabwo abashefu bakunda ibyuzuye cyane kuko barabihorana. Babarakaraye sinzi niba babyakira, biba byanga murabyinywera, ariko nyuma ingaruka zirabageraho. Mubava imbere batarabibasaba, nkanjye watumiwe kubavugira, ndabasabye muhagarare hariya. Ndabona barushaho kurakara, ntawamenya impamvu y'ibi bintu, turi buze kubimenya, buri buze kwira tumenya impamvu y'ibi bintu. Ariko mu rusengero bavuze ko rwose bazabana akara n'amata, umwuzurura rw'amata, amata ahoramo. Ubwo rero nabo ngo bagomba kubana batyo. Oya, muri buze kuzamura ibirahuri byanyu mwembi hejuru nk'abantu babonanye na pasitori, hanyuma maze mukubite kwa kundi bate ku buzima bwacu. Ariko mataka utareba uwo mugabo, abandi ntibamureba, murebe ubu arushaho kugukunda. Hanyuma maze ubwo mumaze kubigenza gutyo, abantu b'amatelefone rero twari twabasabye ko bishyura. Niba nta hantu bishyuye babe bigiye inyuma, niba nta hantu bishyuye, buriya nta muntu rero wongera umwitegereze, ariko wamuhindukirira umufate mu kwaha. Bajya bavuga ngo iyo wakoreye ukora aho ushaka. Ngaho rero musomye, zamura gakeya, nakubonesha kamara amasaha 2. Zamura musomye ayumve, ongera yimwongere. Imana ndakubwira ngo yimwongere nawe, maze ukarangara utyo. Ajya agabura neza yashize icaka. Ngaho mada, ariko wagiye umufata ukamukomeza uwo mugabo, maze ukamwiyegereza, maze ukamusomya akayisoma. Musomye asigaye ari gatumenya, birashoboka ko atarashira cyane. Ongera umusomye. Abantu yo kuma mu mashyi, abantu sinzi icyabazanye. Niba warahuye na nyagusenge akakubwira ko ntawuha umugabo, umuhaye umugabo ntamuha rimwe, ujye umwongera. Wamwongera madamu. Nyagusenge ntakubwiye ko batajya baha umugabo rimwe. Iyo bitamenetse ntibiba bihari. Arakubwira ati nakwitoshye, murakoze. Maze mwongere mumanuke gakeya, abari kuri kato babe bayisimbukana, maze imanukemo bose bayireba. Aha, namwe muri buze guhindukira aba bantu bose, maze mutange karibu kucyo kunywa. Aha, uko mwigishijwe. Muratinya ngo ibirahuri biri buze kumenekana. Oya, niyo caturika aha ngaha harishuwe. Aha, bati twege rero kuko tutava kumwe, umuntu wese ni ukwimenya. Oya rero ntabwo byemewe gusomya umugore wundi, kuko babisobanuye kare. Niyo mpamvu mubonye batabikoze gutyo. Dusabe abantu bari kucyo kunywa bahereze abantu icyo kunywa banywe, mu gihe tugitegereje atambwe. Maze nibagera aho ngaho, namwe mu bitereke vuba vuba kugira ngo bahite babona ko mwahageze. Maze uwo musho muwukure aho uri, maze muwuhereze nyokobuja wanyu.
aha muri ni mu gikoni kandi mwagezemo, ntabwo muzakomeza kugumana n'ababyeyi banyu ngo bazajya bababwira ngo mukore iki ngiki. Icyo bababwiye mugiye kugenda nicyo muzakomeza kugenda mukora, niko ntacyo bakubwiye, ujya guhaguruka ntacyo bakubwiye. Nuko nimba uko bakubwiye ari ukomeza ukore gutyo, maze musore nturakare ngo umuhungu biturushe mu maso kuko arakora ibyo batamutoje zo kwihangana, kuko wasezeranye kwihanganira byose. N'umuriro niyo wazima ntigwanga urawucana, ariko rwanze wawucana, dore none wawucana, none ntigwanga uwatse. Ntiwanga uwatse, ariko icyuma nk'uko gityaza ikindi, ariko namwe mujya mucazanya, ntabwo byoroshye. Ashobora kurasa umwambi akanawukingiriza umugabo yihagarariye, ariko rwose ibi bintu abantu bakome mu mashyi. Yeah.
bazize neza. Rero reka dusenge Imana kugira ngo n'iki gikorwa cy'abaje gushyigikira uru rugo kize kugenda neza. Mana, tugushimiye kugira neza, tugushimiye umwanya uduhaye, tugushimiye aba bageni uteje intambwe yo kugira ngo basezerane imbere yawe ko bemeye kubaka urugo kandi rushingiye kuri wowe, icyubahiro kibi cyawe. Bagire neza, dusengera abantu bose baje bafite umutima wo gukomeza gufasha uyu muryango kandi kugira ngo abatanga bose bahabwe umugisha. Kandi mwami, turakwinginze kugira ngo ube muri uru rugo uhereye uyu munsi, uhereye ku masaha twariho mu rusengero barahira indahiro, reka izo ndahiro bazazigumemo kugeza aho bazasazira ukaza kubacura, bazabe bakiri mu byo bemeye. Rero komeza gufasha abantu bose baje muri ubu bukwe, ubarinde kandi ubahe umugisha wo kwitanga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka hari ibitabo bikomeye kugira ngo agumye akomere ko nawe twakomeye, dufite twamugeneye kandi ubona ko twambaye na neza, nawe twamugeneye igitabo gikomeye cyane cyitwa amasengesho, cyitwa indirimbo, kandi n'inkweto ye tuyitegurira siraje nziza igezweho, n'ishati itegura omo igezweho. Twabonye byose rero tubyikoreye byatuvuna cyane nk'imitwaro, kandi hari amadolari yaje avuye mu Nyarwanda makeya, twamuteguriye impano kugira ngo aje twibuka nk'ababyeyi, bavuye ngo n'ibyo bikoresho cyo turi mu nama kugira ngo akomere uko ntabwo dukomeye mu itorero. Reka tugushyikirize rero impano twamugeneye mu muryango wacu.
murakoze cyane. barakoze kutambutse gutangiza iki gikorwa. Banyarutse ariko yemwe bakobwa mwese mwambaye imikenyero gusa, mufashe uriya mukobwa agaruke. Fata iyo sahani yewe fata iyo sahani igiye vuba vuba. Bishobora kuzabafasha muri uyu murimo w'ivugabutumwa kuri uyu musozi wa Kanganwa. Ubwo rero nuza fungura uri maso ariko ntabwo biturika. amubera umwishingizi. Ubwo rero nk'uko amahame y'itorero abivuga, uyu munsi bagize umugisha wo kuja mu rusengero gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'abakristo. Ubwo rero natwe muryango mwiza turabakunda, bavuze byinshi, aho muraba mwiherereye mupfundure irabahasha. Abana bacu byabaye ngombwa ko natwe rwose tubashakira agasirage, dore ko n'agacucu gahari bakakira, kandi tukabifuriza umugisha mu rugo rwanyu. Mwarakoze kandi bawumugisha. Ubwo rero twamugeneye agasabune ngo imyenda ze arayifura, bazayifura ababyeyi be. Murakoze. Funguro vuba nirangiza nyibone kuri podium hahagaze, maze nyine indirimbo mu gihe bari gutanga kado.